everyone, amazina nigira neza Yves nk'ibisanzwe, CEO the professionals. Ndabaramukije kandi mbahaye ikaze abantu bashyashya kuri YouTube channel yacu ya the professionals. Abasangwa namwe murakagaruka neza cyangwa se murakaza neza. Ndabashimiye ko mukomeza no kuduha ibitekerezo muri comment, kandi ni ibitekerezo byiza bitwubaka. So rero tugiye kurebera hamwe uyu munsi training nise it's all worth it, cyangwa se byose biba bikwiriye kutubaho mu rugendo rwacu rwa business, mu rugendo rwacu rwo kubaka ubukire cyangwa se ubukungu. Bya bindi byose bajya guhura nabyo, bya bindi byinshi bikugora, bikubera nk'imbogamizi, bikubera nk'inzitizi, bikubera nk'igikuta, nabyo biba bikwiriye kubaho muri uru rugendo. So tugiye kureba ese ubundi ni ibiki biba bikwiriye kutubaho, nibyo tugiye guheraho. Hari liste ntoya nakoze, ariko hari n'ibindi biba birenze ibyo mba nateguye, kandi nabyo bikwiriye kukubaho. Muri training rero ibyo nabagerageje kureba harimo like rejections. Hari abantu baguhereza rejections, kandi rejection ndabizi ko ziryana, ariko ndagira nkubwire uyu munsi ko biba bikwiriye kubaho, bitewe n'uko natwe hari ibintu byinshi bikomeye cyane tuba turi guharanira. Rero it's like a price, tuba turimo nko gupayinga price y'ibyo natwe dushaka kuzageraho. Rejection rero it's worth it, cyangwa se birakwiye ko uzinyuramo cyangwa se hura nazo. Ikindi time, effort, imbaraga ndetse n'umwanya wawe ushoramo biba bikwiriye. Ndabizi ko business iravuna, abantu bose ba businessman ndabizi baravunika, by'umwihariko aba network marketer turavunika, ariko it's worth it kuko tuba dushaka natwe kuzajya twinjiza amafaranga abantu benshi hano hanze batinjiza. Tuba dushaka kuzagera ku achievement abantu benshi hano hanze badafite. Dushaka kuzagira success abantu benshi hano hanze badafite. That's why tugomba gupayinga price, tukaba twakwinvestinga more time and effort, overnight, full time and extra time. Nimba uziko iyi business uyikora full time, congratulations. Nimba uziko noneho by'umwihariko uyikora in the extra time and overnight, aho ngaho nakubwira ngo congratulations, kuko birakwiriye bitewe nawe ikintu uri gushaka, ikintu uri guharanira. You need to pay the price, that time, uwo mwanya ndetse n'izo mbaraga ukeneye kubishora muri business yawe. Then bad names you are called, cyangwa se ayo mazina mabi bakwita. Hari abakwita umutubuzi, hari abakwita umutekamutwe, ndabizi hari abakwita abayehova ngo ngo bambaye agakostime, ngo ufite ngakabage. So ibyo byose it's worth it, birakwiriye ko bikubaho, birakwiriye ko binyuramo, abantu bakakwita uko bashatse. It doesn't matter. Icyambere nuko wowe ukubizi muri wowe nyirizina utari umutekamutwe. Kizima nuko ibyuzi uri gukora ubikora neza n'ubunyangamugayo, kandi mu buryo buri smart, nta butubuzi burimo, nta butekamutwe burimo. Ariko amazina nyine abantu bakwita ndabizi nabyo birahatinga, birababaza. Ukumva famille yawe iri kubona ko bari kukwita ngo uri umutubuzi, ngo uri umutekamutwe, ukabona abashiti bawe bajyaga bakwizera, bari kugufata, bari kubona abandi bantu bakwisa umutubuzi, umutekamutwe. Ariko bitewe n'ibintu uri guharanira, nabyo birakwiriye ko ushobora kubinyuramo nta kibazo, ugakomeza ukaba motivated muri vision yawe, ukajya guharanira vision yawe. Then ibindi, those early mornings and late night, ayo majoro, ibyo bicuku tubyuka tujya guhasoringa, ayo majoro turara turimo dukomeza gukora dushakisha, so turimo twubaka business, turimo twubaka systeme, nabyo ndabizi biravuna, ariko birakwiriye ko tubinyuramo tugapayinga the price. Ikindi, those weekdays and weekends, hari abandi bantu bafite akazi bagakora kugeza kwa gatanu, weekend ntibakore, bakaruhuka ku makonji, bakaruhuka ibintu byinshi cyane. Ariko twebwe ukora mu minsi y'imibyizi, ugakora no muri weekend. Ibyo byose nabyo iyo ukiri kubaka, iyo ukiri muri stage yo kubaka system, yo kubaka business, uba ukeneye kubinyuramo. Ugakora business Kigali, ukayikorera no mu ntara, ukayikorera no mu bindi bihugu, ugakora ama outreaches. So ibyo byose rero it's the price ukeneye gupayinga. Ndetse ibindi nuko tuyikorera offline, tukayikorera na online. Ni ukuvuga ngo niyo uvuye ku kazi nka saa moya gutyo witahiye, hari abandi basanzwe bakora utuzi dusanzwe, iyo basoje ako kazi ubundi baba baruhutse, nimugoroba nta stress baba barimo z'akazi, niyo bari kuri chat babiganirira n'inshuti zabo gusa. Ariko twebwe ni hahandi uva no ku kazi sina nimugoroba ugakomeza online. Ufite ama meeting Google Meet, ufite ama meeting kuri WhatsApp, ufite ama meeting kuri Facebook Live, ufite ama calls yajyanye na business. Ibyo byose ni stress zikomeza kuba muri business yawe, kuba mu mutwe wawe ukomeza guhasoringa till late night. Ariko nabyo birakwiriye ko ubinyuramo, kubera ko urimo urapayinga the price y'ibintu bikomeye cyane ushaka kugeraho bari abandi bo hanze batageraho, batapfa kugeraho byoroshye. Then
ikindi ayo ma event n'ama training uhora watendinga, hari abantu njya numva hanze barimo bavuga atari ayo ma training muhoramo, ibyo bintu muhoramo ibiki n'ibiki. So ayo ma event n'ama training ni byiza ko tuyahoramo, nubwo abandi byabacanga bakumva ntibari kumenya n'icyo bimaze mu buzima bwacu, ariko twebwe tuzi imbaraga dukuramo mu ma event, mu ma trainings, so ni ngombwa tubibemo kandi cyane. Ikindi those ups and down, hahandi business ishobora kuboominga ndetse hari n'igihe ishobora kujya down. Ibyo byose business challenges ugomba kuzi-embracing, agomba kubyakira ukabinyuramo, kubera ko you are paying the price, urimo urishyura ikiguzi cy'ibintu nawe uzakira mu nyuma. So hari amagambo nigeze gukunda yavuzwe n'umugabo witwa Israel wo muri Nigeria, no mu top ana, yaravuze ngo choose to pay now and play later, or play now pay later. So hitamo kuba uyu munsi wabaho ubuzima bwo gupayinga price y'inzozi zawe ushaka kuzaba uri kubamo mu minsi iri imbere, noneho nyuma y'imyaka 5 n'urugero, nyuma y'imyaka 10 uzaba urimo uraplayinga, uzaba urimo urenjoyinga life byonyine, nta paying the price ikizamo. Ariko ni buri imyaka ya mbere 5 cyangwa 10 ucuzinge ko imyaka yo gupayinga the price, then indi myaka yose y'ubuzima bwawe uzaba usigaje uzayibeho wenjoyinga life gusa. Then cyangwa se uhitemo uyu munsi ubeho uri kwenjoyinga life, ariko noneho imyaka 5 nishira cyangwa imyaka 10 nibaho nishira uzabeho ubundi buzima bwawe bwose uri murapayinga cya kiguzi cy'ubuzima wenjoyinze wenjoyinze mbere. Mwandi magambo uzasaza uri murishyura gusa utari murenjoyinga, ariko ikiza no kuba wakwemera ugapayinga price y'ikiguzi cy'ubuzima ushaka kuzabamo n'umuryango wawe mu myaka 10 iri imbere, kuzamura kuzageza ubuzima bwawe bwose burangiye. So rero nari ndimo ndababwira bimwe mu bintu tugomba kwemera kunyuramo, nta birondora ni byinshi cyane, ariko reka noneho kano kanya bimwe mu byo wemere ushobora no kwemera kunyuramo. Inshuti zakwanga, bamwe bakagushiraho, famille yakwanga kuko uri kujya mu cyerekezo bo batari kwandastandinga neza, ariko we nimba uri kumva icyo cyerekezo uzagikomeze no matter what. Famille cyangwa se inshuti niyo mba zitari no kubyemera, nta kabuza ni baramuka bamaze kubona neza ishusho y'icyerekezo wari ufite, bakabona koko nawe uri umutsinzi, uri kuba provinga ko ibintu wari urimo ari iby'ukuri, nta kabuza bazongera bakugarukira. So nihutishije rero, impamvu twemera kuba twatanga icyo kiguzi ni ukubera ubuzima natwe tuzenjoyinga, ni ukubera success turi guharanira muri business yacu, muri network marketing. By'umwihariko tugiye kureba ibintu rero bigera nko kuri 6-7 nibura umuntu aba arimo araharanira, cyangwa se umuntu aba azenjoyinga, ariyo mpamvu tuvuga ngo it's worth it. Ibyo twanyuramo ibyo aribyo byose birabaye, birakwiye, kubera ko natwe ibyo turi guharanira ntibisanzwe. Cyambere tuba turi guharanira it's the freedom. You will enjoy the time of freedom and financial freedom. Nuramukoze business ukayikora imyaka runaka, atari umwaka umwe, atari amezi angahe, ukayikora se urugero imyaka 10, imyaka 20, you will enjoy the freedom, my dear friend. You will enjoy time of freedom and financial freedom. Uzatangira kujya ubona uri gukora igihe ushakiye, enjoying a time of freedom, uruhukire mu masaha runaka ushatse. Ikintu cyose ushaka, nushaka iriya modoka igisoko uvuga ati iriya modoka ndayishaka, uhita uyibona. Nubona ushaka inzu uhita uyibona. Nubona uvuga ati nshaka gutembera aha nawe, uhita ufata flight ugende, uzabona rimwe na rimwe unafite ama private jet birashoboka. Ibyo rero ni imwe mu bintu bituma tuvuga ngo ibyo twanyuramo ibyo aribyo byose it's worth it, kubera ko nanjye bira bintu ndi gushaka ntago bisanzwe. The time freedom and financial freedom. Then second, cya kabiri, the life you will touch, cyangwa se ubuzima bw'abantu uzahindura. Hari abantu benshi ufite mu nshuti zawe, mubo mwiganye, mubo mwasenganye, mubo mwabyirukanye, mw'abaturanyi, uzahindurira ubuzima, my dear friend. Uyu munsi wenda bari gukora ikiyeda, ariko uzabahindura ubuzima, batangire bajye nabo bitwara mu modoka henze, biyubakira amanyubako akomeye. Abo rero ibyo nabyo bituma icyo twanyuramo icyo ari cyo cyose, nimba ko kuri umuntu ukunda abantu, nimba ari umuntu ko ukunda gufasha, ibyo wanyuramo ibyo aribyo byose wavuga ati ibi ntago byanshi intege, it's worth it, birakwiye ko mbinyuramo nta kibazo, ariko nkakomeza icyerekezo cyanjye cyo gufasha abantu benshi, kugeza mpinduye ubuzima bw'abantu benshi, amamiliyoni bitewe n'icyerekezo ufite. Then number 3, the people you will meet. Hari abantu benshi muzahura babikomerezwa. Uyu munsi ushobora kuba ukiri guhasora, ukiri gutangira, utaraninjiza na miliyoni 10, ariko ukagira amahirwe yo guhura n'umubiliyoneri. Muri business yacu ayo mahirwe abamo, ugahura n'abamenta b'abacoach bakomeye cyane, bakaguhereza some tips, bakaguhereza some mentorships zikudrivinga nawe ku rwego nk'urwo nabo bariho,
uyu munsi ku buryo nawe uri umukandida wo kuvuga ati mu myaka iri imbere I am the next billionaire. So rero ayo ni amahirwe nayo akomeye ushobora kuvuga ati nubwo banca intege gute ariko I will never give up, kubera ko bima amahirwe yo guhura n'abantu bakomeye, bima amahirwe yo kumva inama z'abantu bakomeye, bima amahirwe yo kwicarana n'abantu bakomeye. So icyo ni ikintu gikomeye cyane. Hano hanze biragoye ko wabibona, kubona umuntu ukiri gutangira business agira amahirwe yo kwicarana n'umuntu wagafashe umaze imyaka 20 umaze kugera ku billions and billions, akamuha inama, bakicarana, bagafatana ifoto, bakagira gute. Ariko muri business yacu birahari. So that's the benefit ishobora gutuma uvuga ngo it's worth it, ibyo wanyuramo ibyo aribyo byose. Then ikindi, the place you will see, ahantu heza uzatemberera, ahantu heza uzabasha kubona. Murabizi muri business yacu habamo the trips incentives, cyangwa se kuba hari trips zisponsoringwa na company, abantu bagatembera either Dubai, either Philippines, either USA. Even n'ubu ngubu turi gutegura urugendo rwo kujya USA, ngira ngo abenshi barabizi. Then ibyo byose nta handi hantu wapfa kubisanga. Rero ibyo byose biri mu bituma umuntu niyo yaguca intege, niyo wahura na bya bindi byose twabonye hejuru, ushobora kuvuga ati it's worth it, ntacyo bintwaye, ntago biri bumpagarike, kuko nanjye ibintu ahantu nzasura, hari aho ugenda bitewe nuko company yawe sponsorinze urwo rugendo, hari naho nawe wakwitegera ugatravelinga, kubera yuko business wayinjijemo amafaranga menshi, wemerewe gutembera ahantu hose ushaka kubera ko amafaranga uba wanayinjije. So then ikindi nuko the cost you can contribute to, ibintu ushobora kuba wagiramo contribution muri society cyangwa se no mu gihugu, muri family. Ushobora nko kubakira family yawe, wenda wajoininze business, wenda bari mu buzima busanzwe, inzu yenda no kubagwaho nanga ifite ubibasanira, wowe ukaba ushobora gukora business harder and harder, then ukazabubakira inzu nziza, ukazabimura muri quartier, muri village imwe batuyemo, ukazabajyana ahantu heza, ukazabagurira déplacement, ukabashingira imikorese imeze neza, ukazarihira barumuna bawe. Urumva iyo ni contribution uri tangiye gutanga kuri family yawe. Then no muri society ushobora kuvuga ati nzakora cyane iyi business, mbumukire, ngira amafaranga menshi, then nubaka ibigo by'amashuri. Iyo ni contribution ku gihugu, kuri societe. Nzubaka ibitaro se runaka bizajya bifasha abarwayi bo muri aka gace. Urumva iyo ni contribution mu gihugu cyangwa se muri societe. Nzabasha se tuvuge wenda gukora inganda cyangwa amakampani acuruza product cyangwa service societe ikeneye. Ibyo byose urumva ko ni bimwe mu bintu igihugu gikeneye. Uzubaka insengero se, uzubaka ibigo bifasha imfubyi n'abatishoboye. Ibyo byose murumva yuko ni contribution uzakora no mukuteye imbere muri business yawe. Rero icyakubaye cyo cyose nango gikwiye kuguhagarika, aho gukeneye kumva ko it's worth it, bitewe nuko nawe ufite inzozi zagutse, ufite inzozi zo kugera ku bintu bikomeye cyane. Icyanyuma rero nacyo tugiye gusorezaho, it's the person you will become the process. Iyi business igufasha noneho kuba uri umuntu udasanzwe, kuzagenda uhinduka umuntu udasanzwe in process, kuko ituma ubasha kumenya gufacinga your fears. Hahandi watangiye gucika intege, abantu bari kuguca intege n'ibiki, ukabasha kubifacinga, ukabicamo, ukihangana, ukaba resilient, ukabipasinga, uba uri guhinduka undi muntu. It's an experience. Ikindi igufasha kuvamo umuyobozi mwiza, kubera ko uba urimo urakorana n'abandi bantu. Rero ugenda unafata trainings zitandukanye, bigenda bikora kuri wowe, muri mindset yawe, muri personal growth yawe, ukavamo umuyobozi mwiza. Ikindi business igukoraho, business igufasha kuba wamenya uko bakemura ibibazo. Ikindi ikagufasha kumenya uko wajya ugaburira ubwonko bwawe positivities, ukaburinda negativities, kuko ni ibintu twigisha inshuro nyinshi. Rero ibyo byose ni ibintu bigufasha ukavamo umuntu ukomeye cyane, ukavamo rwiyemezamirimo ukomeye cyane. So nahangaha nsoreje video ko nifuza kiba ndende cyane. Nimba wakunze iyi video, bitwandikire muri comment box. Nimba hari ibitekerezo ufite ushaka kuduha, bitwandikire muri comment box. Nimba hari indi video, indi training wifuza ko tuzakugezaho, bitwandikire muri comment box. Nimba ari ubwa mbere tubanye, ntiwibagirwe gukora subscribe. Nimba kandi usanzwe uri umusangwa, dusanzwe tubana, ndakurarikira kuzakurikirana n'ibindi biganiro by'ubutaha. Ariko ntiwibagirwe gusharinga video, ntiwibagirwe gukora like and comment muri box ya comment. Hanyuma rero tuzahuriye mu kiganiro cy'ubutaha. Ndabakunda cyane, ariko nyaboneka ibyo uzahura nabyo byari byo byose nshaka ko nabashije kumentioninga cyane mentionings, ariko it's all worth it. Those ups and down, those rejections, those what and what, it's all worth it. Kubera ko ubuzima turi guharanira, ubuzima bw'inzozi zacu dushaka kuzaba turiho mu myaka 10-20 iri imbere, ntago ari ubuzima busanzwe, ntago ari ubuzima abantu bose hano hanze bapfa kugeraho byoroshye. That's why nawe bigusaba kupayinga some prices. That's what we call
it's all worth it. Thank you so much. I love you.